Nshimira Musepasi ari njyewe managing director w'iyi company yitwa Uburanga Product, akaba ari company ikora amasabune n'amavuta za glycerine n'ibindi bikoresho by'isuku n'isukura ku ruhu rwacu aho dutuye ndetse n'aho dukorera, kuko dushyiramo n'amasabune y'amazi. Tukaba rero ubu dufite ibicuruzwa cyangwa se product zigera mu bwoko butandatu ku isoko. Dufite Uburanga Herbal Soap, ni isabune ikoze mu moko agera kuri 30 y'ibimera yica udukoko dushobora gutera indwara ku ruhu, harimo nk'ise, ibiryi, ibihushi, udutashitashi cyangwa se gukanyarara k'uruhu. Ijyana n'amavuta yayo rero yitwa Uburanga Herbal Jelly, amavuta nayo akoze n'ibyo bimera birimo nk'igikakarubamba juice n'ibindi mwabonye hariya. Dufite kandi ayitwa Uburanga Vaseline, ni amavuta ashobora gutuma umuntu atagira iminkanyari cyangwa se bagire uruhu rwipfundike, yoroshya uruhu kandi agatuma uruhu rutohagiye, ntahumura, ni meza cyane. Tugira kandi Uburanga Glycerine, ni glycerine nayo irimo umutobe w'igikakarubamba, nayo ikaba yafasha uruhu kwirinda indwara zitandukanye ndetse rugahorana n'itoto cyangwa se icyo abantu bita fresheri. Tugira kandi ayitwa castor oil. Castor oil ni amavuta mashyashya nkeka ko mu Rwanda dushobora kuba tugiye kuba mu mbere bari kuyatunganya. Ni amavuta akoze mu mbuto z'ikibonobono castor bean, ku kimera cyitwa Ricinus omnis, niyo no scientifique yacyo. Tukaba tuyakoresha mu kurwanya imvuvu. Akora muri izi produit cosmetique, ariko umwihariko wayo arwanya imvuvu, akarwanya uruhara rwizanye, ndetse agatuma uruhu rubi dry cyangwa se uruhu rukomeye rworoha. Abenshi rero ku bagore n'abakobwa basiga ku minwa kugira ngo iminwa yatangiye kuba imikara cyangwa se yasataguritse ikomeze ituhagire iminwa iryoheye ijisho. Tugira kandi n'icyo twita castor donc aloe gel, ni umutobe w'igikakarubamba. Abantu benshi bafite uruhu rufite ibibazo bawukoresha kugira ngo uruhu rwabo rukomeze rutohagire. Ushobora kuwisiga ariko bitabujije ko hari n'abawunywa. Hano rero ku Uburanga Product kandi tukaba dutanga n'inyigisho, dutanga icyo twita short course. Abantu baraza bakiga n'ubundi gukora aya masabune, nubwo umuntu dukora yo gukaraba toilet soap, ariko tubigisha no gukora izo kumesa za bar soap, amasabune y'amatije. Dutanga n'inama kandi kuri business bitewe n'imyaka tumaze, imyaka 5 buri urubyiruko ufite company ugomba no gusangiza abandi ubunararibonye, ibibazo bagira nabyo n'uburyo bagiye bivamo, ndetse no kubafasha kugera ku ntego zabo. Murakoze, nitwa Twizerimana Alphonsine, ndi presidente wa koperative Intego Cyuve ikora ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi. Koperative yacu twatangiye 2016, tuza kubona ubuzima gatozi 2017. Tumaze kubona ko hari ikibazo cy'ibura ry'imbuto y'ibirayi niboretse n'itanga umusaruro, nibwo twagize ibitekerezo none cy'ukuntu twatubura imbuto tukazajya tuyiha abaturage bakagira umusaruro mwinshi. Koperative yanjye yabanje kugira igitekerezo, none nza gushaka abagenzi banjye tuyitangiza turi abantu 8. Kugeza ubu ngubu twariyongereye tugeze ku banyamuryango 30. Igitsina gore dufitemo 26, igitsina gabo ni 4. Kugeza ubu dufite ubushobozi bwo gutubura kuri hectare 3. Twabashije no kwigura ikibanza cyo kubakamo ikigega na buri munyamuryango agahinga ku giti cye. Ese mugitangira ni ihembogamizi mwahuye nayo? Imbogamizi ya mbere twahuye nayo ni imyumvire ku rubyiruko, nyine bakumva ko gukora ubuhinzi ari ibintu bisuzuguritse barangije ishuri, kandi no kuyumvamo ko ubushobozi bwo gutayakumva ko azatangira business ariko abonye ubushobozi nyine bw'amafaranga menshi. Ariko twe twatangiye ku mafaranga make, dutangira ku mafaranga 300 ya buri cyumweru, ariko nyuma tukaza kongera umugabane kugera aho tukazajya dutanga 5 bya buri kwezi. Dutangira twahereye tubika ibishyimbo nyine twabigurisha haciyemo igihe kinini, tubona ntago biri kuduha umusaruro, duhita dutangira no gutubura imbuto. Tumaze no kugira ubushobozi nyine twagize amahirwe Tekinosafi duhemba igihembo cya miliyoni, dutuburira kuri hectare. Tuza kugira ikibazo, imvura igwa nyinshi, umugezi unyuramo urabirengeranye, tuza guhomba byose. Tumaze guhomba byose rero turajya turihuza, dukora inama nyine bamwe bacika intege,
ariko noneho turongera twishakamo ubushobozi turongera turatangira. Aba mbere bacitse intege bumva ko ubuhinzi buhomba, ariko abandi noneho ntibazicika turakomeza, ariko n'abandi bacitse intege nyuma baraje basanga twaratangiye ibintu byarabaye byiza barongera bagarukamo. Koperative yacu cya mbere ni uko byibuze hari ikibazo tumaze gukemura, abo duha imbuto nyine bagira umusaruro mwinshi. Ntabwo turabahaza ngo bose tubahe amakoperative dukorana nayo, ariko turagerageza nyine uba ubona ko hari ikintu cyahindutse mu musaruro. Ikindi ni uko nk'aho dutuye dutanga akazi, n'imirima dukoraho nyine turayikodesha abahinzi, ba nyir'amasambu tukabishyura. Ikindi ni uko dukorana n'abakobwa bacikishirije amashuri n'ababyariye iwabo, tukabaha akazi, abandi tukazajya tubaha inkoko nyine kugira abana babo babyaye bajye babona amagi yo kurya. Nitwa Karangwa Fabrice, ni umworozi w'inkoko w'urubyiruko wihangije umurimo. Natangiye korora inkoko muri 2018 mu kwezi kwa mbere, ubwo natangiye korora inkoko za mbere zaje. Tangira ku nkoko nazo za kroyiro z'inyama, amasake 500 mu kwezi kwa gatatu ndazigurisha, tumizaho tondezi zitera. Kuva mu kwezi kwa gatatu nabo natumijeho inkoko zitera 1200, ariko ubu zisigaye ari 1012. Ziraza tuzitaho, nyuma y'amezi 5 zitangira gutanga umusaruro. Zirarwara, ariko nanone ntabwo navuga ko zirwara ku buryo bijyana umuntu mu gihombo. Ni ya yindi imwe 3 nabwo ntizipfe, kuko haba hari karandiriye umuntu afite agenderaho aziha urukingo. Iyo ubikurikije rero ukazitaho ukazigirira isuku, ubusanga uburwayi ntabwo. Ikindi wenda ku kijyanye no kwishyura iyo credit, ntabwo navuga ko byoroshye, kandi nanone ntibikomeye. Inguzanyo ubu mbasha kuyishyura, tugahemba abakozi 3. Mu bakozi 3 bose uriya musaza wabonye asa nkaho ari we veterineri, uriya ahembwa 70,000. Abakozi nditwa Tuyishimiye Jean Baptiste, abandagonome mukuru hano muri Sunlife. Sunlife ikora ubuhinzi n'ubworozi, mu buhinzi bwo hanze n'ubuhinzi bwo muri greenhouse. Mu buhinzi bwo hanze duhinga imiteja, tugahinga n'amashaza, duhinga urusenda. Nibyo bihingwa aha twavuga 3 by'ingenzi. Muri greenhouse na shednet duhingamo inyanya, tugahingamo poivro ndetse na kokomore. Ariko nk'urubyiruko rw'iki gihe nabashishikariza kuza mu buhinzi. Ubuhinzi iyo bwakozwe neza naho ufite amafaranga menshi cyane. Rwose ababyiruko muze muhinge kuko mu buhinzi harimo amafaranga. Icyambere nashishikariza urubyiruko nuko bagomba kwitinyuka, ntumve kutegereje ibisubizo ku wundi muntu nyine, kandi ko no mu buhinzi burunguka iyo ubukoze neza ubonamo inyungu. Ni ugukora igisubizo cy'ikibazo sosiyete ifite twifashishije ibidukikije. Ikindi cya kabiri tuvuye mu magambo dukore. Ikindi cya kabiri twihangane, tugire kurindira. Buriya nta muntu usarura hatabibye. Urubyiruko ikintu kitwica ni ukumva ko ikintu ukoze uyu munsi ejo cyatangira gutanga inyungu. Twubake duhereye kuri fondasiyo, twe kubakira ku musenyi.